Hello guys, uyu munsi noneho ngiye kubereka uburyo ki buri application yose ushaka wayishyiraho password, ku buryo ki nta muntu uba wemerewe gufungura application yose iyo ari yo yose iri muri telefone yawe utamuhaye uburenganzira. Bikorwa bite rero? Uraza ugafungura application bita phone master, dore ngiyi uyifungura, wamara kuyifungura dutegerezeho gato twihanganye. Wamara kuyifungura uhita uza ahangaha handitse ngo ukajya ahangaha handitse ngo upload, ugahita uhakanda. Wamara kuhakanda ushushanya password n'ubundi usanzwe ukoresha muri telefone yawe. Utegerezaho gato wihanganye igashaka application. Noneho murabona ko njyewe izi ngizi nari narazifunze, ariko muri make uje ukajya nko kuri ino application ino iriho amafoto, iyi ngiyi ntabwo ifunze. Urabona ko uyikanzeho ibintu by'amafoto bihita bizamo nta kindi bagusabye, ahubwo iyo umaze gukanda ahangaha ugashyiramo ya password uhita ubona nyine application. Ubu ni iriya application y'amafoto nari mberetse itariho password, tugiye kuyishyiraho password ku buryo ki nta muntu uzajya uyifungura utamuhaye uburenganzira. Reka tuyishake, mwihangane mutegereze mwitonze. Urabona ko dore ngiyi application yacu, dukanda ahangaha kano kagufuri kagahindura rino bara, ubwo turaba tumaze kuyifunga. Reka tujye kureba yuko koko password yagiyemo. Urabona ko tukiyifungura badusabye password. Okay, thank you a lot for watching my video. You remember to subscribe. If you meet with some problem, you may find me on this number. That is my number. Thank you for watching my video.